kirangira mbona wa mwanya yararimo muri cya gishanga mbona umuntu witwa Mama Chance nimba abantu bamuzi simbizi uyu maze igihe agenda mbona bwa bushwambagara burenze ubwo Prezil yari yambaye mbona niwe ugize ute ubwambaye noneho amaze kubwambara mbona hazamutse ibintu by'ibigabo byambaye ibintu by'ibigofero abantu mujya mureba filime kumwe ushaka kwambara nk'urugofero hano ukaca amaso amazuru umunwa ninja ni ibiki ubwo ni babagabo nyine bininja baba biputse mu maso nyine ari kuri kumva bimwe biba biciye gutya na gutya noneho ngiye kubona mbona wa mugabo wambitse w'umumarayika wari wambitse Prezil ya myenda mbona raje ashizeho uruzitiro gutya azitira Prezil hoya azitira Machance ashira ibintu by'ibisenyenge mbona ijwi rirambwira ngo uyu nguyu ureba yarambabaje arambabaza igihe kirageze ngo amenye yuko ndi Imana. Mama Chance babaza Imana yego ngo igihe kirageze amenye ko ndi Imana ngo kandi ugende ubivuge ngo ko nje kumuhana nihanukiriye ngo kuko abeshya abantu ko ari kubaka ubwami bwanjye kandi nta bwami ari kubaka sinamutumye nta naho nigeze mpurira nawe uti gusa agiye kumbona ngiye kumwigaragariza ko ndi Imana kubona mbona yambaye ibintu by'imyambaro ariko imyambaro imeze nk'udushwambagara kandi utwo dushwambagara yarari wenyine yabuze umuntu n'umwe ushaka kumukura muri icyo gishanga kuko wabonaga yuko nta muntu n'uyu n'umwe afite ku mpande zose wamukura muri icyo gishanga ngiye kubona mbona abamarayika batatu wanyerekaga arambwira ngo ninkomeze ndebe abamarayika batatu umwe amanukana ikanzu yera cyane arayimwambika abanza mukuramo bwa bwenda nabonaga ariko none hamera nk'uhagaze kuri podium arayimwambika amaze kumwambika yakanzu yera mbona undaraje amwambika ingofero amaje kumwambika ingofero mbona undaraje amwambika inkweto muri ya kanzu hari harimo umukenyero Imana irambwira ngo utangarize ibi bintu ko ubitangarize mu ruhame ubwira abantu yuko Prezil ari umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Apotre Yongwe se we Apotre Yongwe nimba biriya bintu abigarutsemo amenye ko agiye gusara umva nkutangariza iri jambo nemye nimba biriya bintu Aposo Yongwe abigarutsemo amenye ko agiye gusara buretse nkubwire ariko unuzi views zidushuka ukabona channel yaraguye wakwatsa umuriro ukavuga ariko ejo y'umuriro guhindukiranye kwibaza icyatumye ibyo bintu Apotre Yongwe arasaze ndavuze ngo biriya bintu nimba yabigarutsemo agiye gusara. Reka twongere tubasuze mwebwe mwese mudukurikira aho muherereye hano turi muri studio z'umuvugizi TV Rwanda ndetse na nukuri nyako rero muri iki gitondo ku itariki zingahera zitandatu zirindwi itariki zirindwi okay tariki zirindwi z'ukwezi kwa 10 ndatekereza nimba nibeshye bwo noneho turamutse amahoro hano mu Rwanda wowe aho uri hose rero nimba ari nimugoroba ugira umugoroba mwiza niba ari igitondo ugira igitondo cyiza nimba kandi n'igicamunsi ugira igicamunsi cyiza nta wundi ni Bobo ntangira wangu Uwiteka kwishimisha ibyishimo biruta imyaka wabarirwemo Uwiteka gushumbushe iby'inzige zari wowe wakoze subscribe ndagushimiye kandi nawe utarayikora kandaho uyango tukomeze tubane umunsi ku munsi turazindutse rero iki kiganiro tugiye kugikora ari ku isaha y'isambiri za mu gitondo umuhanuzi Justin abyutsa amamagara gitaraganya ambwira ngo byakomeye wari ikimana imubwiye
burya iyo umuntu ambwiye ko ari ikimana imubwiye gusuzuguye nyiri kuguhanga sinzi uwo waba wumviye. Justin turakwakiriye rero. Bo murakoze cyane abantu badukurikirana ndabasuhuje ndetse ndababwiye ngo Imana ibahe umugisha. Ikindi nabwira abantu ejo nishyireho ikiganiro abantu bavuga ngo nagarutse mu matiku ariko nagira ngo mbanze mbereke amatiku urumva ari ibiganiro nakoraga nkababwira ko navuye mu matiku ntibabyumve. Noneho ndavuga nti ariko wakora akantu k'iminota 10 nkasa nk'uwereka abantu amatiku urumva ndabutika nze ntikure babone ko ibyo bajyaga bavuga ko ari amatiku baba bibeshye. Ndangije ndavuga uti mwabonye Bishop Gerard kwa Mutesi hariya bari mu rukundo yambitswe ingofero yahawe inkongoro n'amata nyine ndatikura urumva ndabutika ngo ni minota 10 mite na uploadinga ndebe abantu usube mu matikura apfuye ukakubayeho. Rero nagira ngo mbwira abantu babwire ngo amatiku baba bayabonye. None nimbwira abantu ngo navuye mu matiku bajye bumva ko navuye hehe mu matiku kubera yuko gutikura twabishobora. Rero Bobo naguhamagaye maze iminsi ndi gusenga Imana abantu barabizi ariko nza kugira iyerekwa ari impagari ku mutima ndangije ndavuga reka nze mvuga uko nategetswe n'Imana. Umuhanuzi w'Imana wajya uhanura ibintu byinshi bikaba ndetse muze no kumbaza impamvu nshobora kuba ibintu ngiye kubitangariza kuri kamera nuko nubundi hari ibyagiye bifitanye isano nubundi n'ibya social media kandi ndizera ko abantu badukurikiranye bari bwakira ubu buhanuzi na nyirabwo akabwakira kandi yamara kubwakira agakora ikintu bita guca bugufiya Imana ikongera ikamugirira ibambe. Nimba yifuza gusenga nimba yifuza gukizwa neza nyine agakorera Imana ashize amanga akareka kuvangavanga. Abantu rero nkuko tugiye gutambutsa ubuhanuzi mureke tubanze dusenge mu rwego rwo kugira ngo Imana irusheho kubigenza neza no kudufasha kandi ndifuza yuko muri iki kiganiro abantu baza kwakira imbaraga z'Imana bakakira kugirirwa neza n'Imana. Ntekereze ko mu abantu mugiye kudukurikirana murabizi njya pfa kuvuga ariko Imana imbwiye ngo vuga ndaza nkavuga. Ni nayo mpamvu nyir'ubuhanuzi unkurikiranye yakagombye kumenya yuko agomba guhagarara yemye yarangiza agahinduka akemera guca bugufiya. Ndi umupapa ndi umushumba akabyumva nyine. Katubanze dusenga Imana nimba binyemerera none turangiza ntambutse message nkuko Imana yayimpaye. Noneho nyuma ya message nimba ari ibyo uri bumbaze cyangwa se nimba message buri Imana yayohereje iragenda igakora ikigomba kugira ute gukora. Kadusenga Imana. Ndagushimiye Uwiteka Nyiringabo Imana uri Imana ihambaye uri Imana yumva gusenga ntuhabwe icyubahiro. Hari umuntu ugiye kudukurikirana uri hirya no hino ndakwinginze kugira ngo umuhe umugisha umwambike imbaraga mu izina rya Yesu. Mwami yaba arwaye yaba arushye yaba aremerewe yaba afite intimba n'agahinda ubagirire neza kandi niwe washyizeho iyi miyoboro kugira ngo abantu bajye babasha guhembuka ndetse bamwe bafite ibikomere banakire. Ndagushimiye ku bw'ubutumwa ubuherekesha ijambo ryawe kandi wigaragaze nk'Uwiteka bisenze n'izeye izina rya Yesu amen. Byukuri nongeye kubasuhuza ku bw'iyi message. Ubutumwa bwa mbere ni ubutumwa bwa Ntaganzwa Plaisir wa Zaburishya. Nagize yerekwa ahantu hari hameze nko mu gishanga ariko igishanga kirimo ibyatsi byumye cyane nawe abirimo n'imyambaro yambaye isa na bya byatsi. Ngiye kubona uwanyerekaga arambwira ngo ninkomeze ndebe kandi uwanyerekaga yantegetse ko mbivuga kuri social media. Abantu bataza kuvuga uti kuki utahamagaye Plaisir ngo muhure ubimubwire oya ibyo nategetswe nibyo ngomba kuza kugira ute kuvuga. Ntago nzi impamvu Imana yemeye ko binyura kuri social media. Nimugera mu ijuru muzayibaza impamvu yabintumye cyangwa se muze no gusenga. Hano hari abantu baba ari bakuru
bafite ubwenge n'ibitekerezo na mwuka wera, basi baze no kubigenzura, babigenzure, baze kumva ibyo bintu. Ngiye kubona mbona yambaye ibintu by'imyambaro, ariko imyambaro imeze nk'udushwambagara, kandi utwo dushwambagara yari ari wenyine, yabuze umuntu n'umwe ushobora kumukura muri icyo gishanga, kuko wabonaga yuko nta muntu n'uyu n'umwe afite ku mpande zose wamukura muri icyo gishanga. Ngiye kubona mbona abamarayika batatu, uwanyerekaga arambwira ngo ninkomeze ndebe. Abamarayika batatu, umwe amanukana ikanzu yera cyane, arayimwambika, abanza amukuramo bwa bwenda nabonaga, ariko noneho amera nk'uhagaze kuri podiyumu, arayimwambika. Amaze kumwambika ya kanzu yera, mbona undi araje amwambika ingofero. Amaze kumwambika ingofero, mbona undi araje amwambika inkweto. Muri ya kanzu hari harimo umukenyero. Imana irambwira ngo utangarize ibi bintu uko, ubitangarize mu ruhame, ubwire abantu yuko Plaisir ari umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Plaisir imbere y'Imana aremewe. Urumva? Ngiye kubona mbona yimuha aho hantu, aragenda aterekwa ahandi hantu. Ibyo ngibyo birarangira. Bikirangira, mbona wa mwanya yari arimo muri cya gishanga, mbona umuntu witwa Mama Chance, nimba abantu bamuzi simbizi, uyu maze igihe agenda. Mbona bwa bushwambagara burenze ubwo Plaisir yari yambaye, mbona niwe ugize ute ubwambaye. Noneho amaze kubwambara, mbona hazamutse ibintu by'ibigabo byambaye ibintu by'ibigofero, abantu mujya mureba filime, kumwe ushaka kwambara nk'urugofero, hano ukahaca amaso, amazuru, umunwa. Ninja ni ibiki ubwo? Ni ba bagabo nyine b'ininja baba bambitse mu maso. Nyine ari kuri kumva bimwe biba biciye gutya na gutya. Noneho ngiye kubona, mbona wa mugabo wambitse w'umumarayika wari wambitse Plaisir ya myenda, mbona araje ashizeho uruzitiro gutya. Azitira Plaisir? Hoya, azitira Amashance. Ashyira ibintu by'ibisenyenge. Mbona haje ibintu bimeze nk'iminyorogoto, basukaho Mama Chance yarari. Ijwi rirambwira ngo uyu nguyu ureba yarambabaje, arambabaza, igihe kirageze ngo amenye yuko ndi Imana. Mama Chance ababaza Imana? Yego. Ngo igihe kirageze amenye ko ndi Imana, ngo kandi ugende ubivuge, ngo ko nje kumuhana nihanukiriye, ngo kuko abeshya abantu ko ari kubaka ubwami bwanjye, kandi nta bwami ari kubaka. Sinamutumye, nta naho nigeze mpurira nawe. Uti gusa agiye kumbona, ngiye kumwigaragariza ko ndi Imana, amenye yuko ndi Imana. Uti nyuma azankorera mbwira abantu, uti mwinjije mu ishuri, ngo kandi ishuri mwinjijemo ntago azapfa kurivamo mu gihe atarahinduka ngo anahindukire. Sinamutumye, nta kintu n'iki na kimwe nigeze muha. Sinigeze muha no ku mwuka wanjye wera, ntawe namuhaye. Iryo jwi rambwira uti ugende ubivugire mu ruhame, uti kandi abantu bamumenye kuko ndi Uwiteka. Rero Mama Chance ahantu ari, ategetswe mbere na mbere gushaka abashumba bakamusengera, bakagira imyuka bamukuraho, yarangiza akemera akajya hasi agakizwa, yamara gukizwa akizera Uwiteka, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Nimba yaranabatijwe yongera abatizwe, kuko nta hantu ijuru rimuzi. Ibyo ngibyo niyerekwa nagize, je kuritambutsa, bishaza ngo iby'ubwo Mama Chance, kuko nabyutse ndasenga. Abantu rero babonye Mama Chance bakamureba, bamusengere, nibamara kumusengera, niba afite n'abajyanama bamugira inama cyumvirijwe, kuko nataryumva Imana igiye kumwigisha, kandi ishuri ry'Imana muvandimwe
buriya riba rikomeye yewe nikanzemo kubyumva nk'uko wanyerekaga nyine nta muntu umuntu wese uzi iby'amayerekwa uvuga ibyo wabonye ibyo utabonye ukabyihorera. amashanse nakuvuma turabwirwa n'iki ko watumwe n'Imana koko wowe? none se ni ishuri nyine azarya umuntu wese. Njyewe ntago urumva ngenda umuhanuzi ntawe utanze, nta nubwo njye nubatse n'izina ntago nabanje kuryubakira kuri mama Shanse. Erega nawe ni umuhanuzi nyine umuhanuzi ubwo afite yamutumye, kuko iyo yantumye ari Imana isumba byose, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, so umwami wacu Yesu Kristo yambwiye ko itamuzi. Ubwo rero afite indi Mana yagize ute yamutumye. Ku ijambo ry'Imana atubwira ngo ibiyitirira ntago bizabura. Nta nubwo ari n'igitangaza, Imana yatumye Mose ageze kwa Farawo, ikimenyetso yahawe ashyira hasi biba inzoka. Farawo nawe akora inzoka. Byo ntago ari ibitangaza, nimba ari umuhanuzi ubwo yamutumye izamuhagararaho. Ariko njye Imana nkora yambwiye ko imwinjije mu ishuri mu gihe atemeye guhinduka, kandi ari mu kazitiro noneho katubatswe n'abazimu, kubatswe na marayika. Imana niyo imwizitiriye noneho ucocero. Ubundi ubwo abahanga mu gusobanura ibintu by'amayerekwa hariho n'abahanga. Wibuka umwami warose n'inzozi kandi zari yerekwa, ariko arazibagirwa ngo ariko zimuhagarika umutima. Azana abacunya, azana abapfuma, azana abakonikoni, biranga. Bahamagara Daniyeli. Daniyeli arazisobanura. Uriko byumva? Daniyeli arazisobanura. Agitangira kuzisobanura, umwami aravuga uti komeza, ibyo nibyo narose. Yego. Rero bishatse vuga ngo abantu bazi ubushwambagara no gukorerwa uruzitiro na marayika. Bishatse vuga ngo bazi ubw'iki Imana ivuze. Mama Shanse nawe ni umunyarwanda, ni umuntu ufite ibitekerezo. Ibyo byose areka ibyo akora n'ibyo akorera, yinjire mu masengesho bya nyabyo, ahamagara Imana ya nyayo. Ubundi Uwiteka Imana ari umugirire ibambe. Yerekwa yararangiye. Mwese uragira ngo mvuge ibindi ntabonye? Twigiriye ku giti cyawe. Urumva mvuze ibyo nabonye. Yengeye kwibariza ku giti cyawe. Ntacyo mbaza, nta kibazo. Mu rwego rwawe unashingiye ku bwiyerekwa. Mama Shanse muraziranye. Njye Mama Shanse ntaranansuhuza uretse ahantu namusanze nkagira gutya. Ese base wenda mu kirere cy'umwuka nk'umuhanuzi uko ukurikirana Mama Shanse umubona ari umubona utarabona iryo yerekwa ubundi ubwe mu mitekerereze ya Mama Shanse umufata. Igihe cyose abantu bagaragara kuri social media batwika ibintu cyangwa bahambira ibintu, njye nemera ko bafite imyuka y'abarangi, ko nta Mana ikora gutyo. Ushatse kuvuga iki? Nkusubije ibyo umbajije. Mama Shanse ushaka kuba karumura. Njye nkushubije ibyo umbajije. Urambaje ngo namubonaga nde? Mufata nde? Njyewe igihe cyose ubundi nubona umuntu aje kuri social media yizanishijwe ibintu by'imyeyo by'ibiki byose, by'ibintu ngo bari gukoropa, by'ibiki ngo bari gutwika, ariko biri kuri social media. Ntago Imana ikora gutyo. Imana ifite ubushobozi ikagira n'ubutware. Rero kuzana ibintu ugahambira ngo ugize ute uhambiriye abantu, nta muntu uyu munsi nta muntu n'uyu n'umwe ufite ubushobozi n'ububasha bwo guhambira Bobo. Abarozi ntibabaho. Nicyo nanjye ubwo nkubwiye. Urumva ko ari wowe uvuze ko Mama Shanse ari umurozi zo. Bavuze ngo abarozi baba. Oya nyine icyo nari nshatse kukubwira. Nta muhanuzi n'uyu n'umwe. Urumva? N'abantu badukurikiranye mushira ubwoba. Ntago Jista afite ubushobozi bwo kuguhambira. Bibiliya iravuga ngo ikihambiriwe mu isi. Gihambiriwe nande nyine? Gihambiriwe nande? Yaduhaye umuntu ufite ubushobozi kuri Bobo n'umwe. Ni mama we wamubyaye, ni papa we wamubyaye. Ni umugore waba washatse mu bana. Na papa wo mu mwuka. Nyine papa wo mu mwuka ku muntu wakubyaje agakiza. Ese ubundi umuntu ashobora kuguhambira habaye iki? Mwashwanye. Ntibibaho. Igihe cyose wakoze ikintu kigize icyaha imbere y'Imana, umuntu ashobora, uwo papa wo mu mwuka niwe ushobora kuba yakwaturaho ikintu kikakubaho.
ariko nabwo ni amahirwe nk'aya 15%, kuko njyewe nshobora kwibwira ko icyo nkoreye Bobo, urumva, nshobora kugira ngo Bobo yampemukiye, ariko ibyo ari gukora biri mu bushake bw'Imana. Ntago nimba ndi so mu mwuka, ntago ndi buguhagarike ngo byemere, nta n'ikintu ndi bugufungire ngo byemere. Ikintu nshobora kugufungira bikemera ndi papa yo mu mwuka, ni ukukubwiriza ukananirana, ugasambana ntiwihane, ukagenda ukaba umusinzi n'urugero bitewe n'imyizerere, nkabwira Imana uti Bobo arananiye. Ariko ikijyanye n'amahirwe yawe Bobo, Imana yaraguteguriye kandi uzayabona. Nta muntu n'uyu n'umwe ku isi ufite ubushobozi ku muntu uretse Uwiteka. Ni nawe ufite ijambo rya nyuma kuri twe. Ibindi ni za sipuri z'abaporo, ni bya bindi by'abahanuzi, ndagiye ku musozi ndagufunga, ubwo ugiye gukurikirana bya bindi nk'ibya Mutabazi ngo agusengeye ngo ugasubizwa ngo yagenda akabana ituro. None se uwabiborokoye ahayo mafaranga wishyuye ideni, Imana yakuye kuri konte ya se, kuri konte ya nyina, kuye yagurishije umurimo urishyura. Nta muntu n'uyu n'umwe ufite ubushobozi bwo guhambira umuntu. Cyokoze Bobo nimba ari umuhanuzi, afite ubushobozi bwo kuba yahesha umuntu umugisha. Ntibibaho, ni ukuri kw'Imana. None se Petero ntago yahonyoye ntuza inde na Safira. Nese ko bari banyuranyije icy'itegeko ry'Imana ryavugaga. None se umuntu anyuranyije n'icy'itegeko Imana ivuga ntagumva ntiyaguhonyora umuhanuzi. Hoye urumva ari ukuntu abahanuzi bakanga kandi nta tegeko. None se reka nkubaza, none se ubu amashansi aramutse aratumwe n'Imana, ahubwo tugasanga rero wavangiwe. Reka nyine ntago njya ngira amarangamutima. Buretse gatoya reka nkubwire, njyewe sinje kubaka izina kuri iyi mihanda, nararyubatse bihagije. Views isa ntago channel yanjye iri kurebwa. Njye nshaka views nzi ibintu 7 nakorera kuri channel yanjye. Kuri channel yanjye wakwambara ubusaze, nambara ubusikiza, hari amazina nkane navuga kandi mvuga ibiri byo. None ubwo wayabuze byaranye nushaka kuyivugira. Urumva hari amazina ane naza nkavuga hano, nayabizi ko mfite ibintu byayo. Urumva namenye ka flash, ariko Gistano amakuru ariho ntago ndayakuraho. Unyine ni nkayahe mazina ye? Oya, jewe hano ndi mu kiganiro cy'ubuhanuzi mbabarire. Rero nukuvuga ngo nka mama chance atananyumva nabi, ndi kumwinginga kubw'imbabazi z'Imana ave mu buyoba ahagazemo nk'uko Imana yabinyeretse, anabisengere nawe yitekerezeho birenze kurushaho. Namara kwitekerezaho birenze kurushaho, agenda agire n'amazina asaba imbabazi, nk'abo ba Prezire, ba Joel, agenda basaba imbabazi, ibintu bigende neza, asenga Imana imuhe icyo bita urufatiro. Simvuze ngo imusubize ku rufatiro, kuko yerekwa nabonye ntago Imana yambwiye ko yigeze aba ku rufatiro. Njyewe icyo nibaza ni kimwe. Mikayi urabyibuka hanurira umwami, yaremerwaga amaye. Subiza Rero reka nkubwire, umushumba nanjye ndi umukristo. Bobo ntago uri umukristo, uri umukristo ariko hari n'izindi nshingano ufite mu murimo w'Imana. Hoya wanasengewe banagusiga n'amavuta. Rero wirenga inshingano ahubwo. Jewe hano ndi umunyamakuru, iby'inshingano bubiretse. Nanjye mbaza nk'umunyamakuru nta kibazo. Ndakubaza nk'umuhanuzi, ukuje nk'umuhanuzi. Jehembaza Mikayi ahanurira umwami abakari bugwe ku rugamba. Umwami ati muyo mugafunga. None se reka nkubwire, mama Chance mwasanga ari Mikayi wino mini. Nese Mikayi wigeze ubona hambira? Baramuhambiriye. None se we yarahambiriye? Abandi barahanuye turatabaruka amahoro, ariko baraza ati ndakurahiye urapfa. Ninde turi bumenye ko ariwe muhanuzi nyakuri? Ariko njye nta nubwo nkeneye ko babyemera, kuko ubuhanuzi bwemerwa bugize ute? Busohoye. Duhe ikimenyetso kiri bugaragare kuri mama Chance. Hoye ikimenyetso se si ucyumva? Navuze ngo ibyo Imana yanyeretse harimo kwambara ubushwambagara no kuba ari mu kazi ke. Ariko yabwambara mu mwuka mwe twebwe fisikali nyuma ntitubibona. Hoye Imana ifite icyo yavuze kandi iyo yavuze irakora. Hari uguhinduka kwa mama Chance agahindura.
nta n'umwe muri mwese makanyije ubuhanuzi bwe. njyewe icyo nakubwira ni kimwe buretse nkubwire yatanze ibimenyetso hano kuri iyi mihanda wowe uratanga iki? njyewe nta kimenyetso nkeneye gutanga kuko sindi mu ipiganwa. turabwirwa n'iki Imana nihana arabaho neza, natanihana arambara ubwo bushwambagara. dushaka ngo nimba akodesha kwishyura inzu biri bumugore, kuko mu bushwambagara njye nabwiye abantu bakuru bazi gusobanura, singiye gusobanura ibyo neretswe njyewe, ahubwo ubwo bazi ubushwambagara icyo ari cyo, bazi n'akazitiro, ariko wambariyemo ubushwambagara icyo bisobanuye. ngiye kubisobanura nshobora kwivanga mu bintu ntafitiye iki. icya mbere nuko ntambukije message. Mama Chance ni uzi Imana akorera n'uburyo kibakorana, sibyo? Rero ni nawe uzi yamutumye, sibyo? Rero ikimana imubwiye Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, so mwami wacu Yesu Kristo, nuko agira ibyo ahindura akayizera bagakorana. ese uretse agira icyo agira icyo ahindura, imwizere bakorana, ubundi ari gukorana nawe. Kose mvuze iby'Imana yambwiye nyine ese uragira ngo mvuge ngo akorana n'ikuzimu, itambwiye ngo akorana n'ikuzimu. Imana yambwiye ngo ntiyigeze imumenya, ntiyanamutumye. Nese ubu nimba ijambo ry'Imana rivuga ngo kuri wa munsi, itonde wumve, nimba ijambo ry'Imana rivuga ngo kuri wa munsi bazambwira uti mwami mwami twahanuraga mu izina ryawe, babwire ngo sinigeze kubamenya. Kandi twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, babwire ngo sinigeze mbamenya. ahubwo bafate babahambire babajugunye mu nyanja y'akumuro n'iki n'amazuku. Nese ubwo urajya kumbwira ngo akorera nde? Ndabizi ni uzi uwakorera. ahubwo nduzamubaze ngo ko hari ubuhanuzi bwasohotse ukorera nde? naho kuri social media kahaba mukanya ntabakubonye naje nta kibazo rwose. urajyana Joel njyewe nta oya uwo nabonye nuko Prezil Imana imubungabunze yamukuye mu bushwambagara, ntaga gifunzwe. oya ese ubwo Justin uravuze ngo ntaga gifunzwe, Prezil agafungwa byagenda bite? ko amashanse ayo ati ntureba. reka nkubwire muvandi, we mu bitaro. reka nkubwire Theo yaririmbye indirimbo aravuga ngo bararota inzozi z'imiruho zitazasohora. Imana ifasha abantu bari kurota inzozi z'imiruho, bari kugira ibintu by'amarangamutima. Imana bakorera ntizigera isumba Imana twakoreye twabonye. abahanuzi buri wese azavuga ko Imana yari yikora. Reka nkubwire Bobo, reka nkubwire njyewe, buretse nkubwire, reka nkubwire Bobo, reka nkubwire, reka nkubwire ikintu nabikimenye. umva noneho njye nanakubwire kugira ngo umenye ko ndi n'umuhanuzi. yego urumva utaramanurira za itonde nkubwire biraje, buretse biraje mbivugire kuri kamera. yego biraje, buretse gato banza ubyumve neza. yego ubu tuvugana ngize yerekwa. bana mbwira no muntu mumbariza icyo ashaka. uri kubyumva neza? Imana ivuganye nanjye. Haleluya. hari amafaranga ugiye kwakira avuye mu bihugu bibiri. ndayakeneye we. banza ubyumve neza, njye ntago njya ntwika hano kuri social media gutya. uri kubyumva neza? hari amafaranga agiye kuva muri Canada n'andi agiye kuva muri Amerika. uri kubyumva neza? ikindi uyu mwaka urarangira ubonye ikimenyetso cy'ibyiza ku kijyanye no kwambara impeta. ubwo kandi nimba warakanzwe se, hari uriya mwaka ubona tugiye kwinjiramo, Bobo weho n'uwakwimye azaza. kubyumva neza? yego gusa ahubwo ugira umutima w'imbabazi, kuko mbonye hari umuntu uguhamagara. uri kubyumva? yego yarahiye ko ngo mutakongera kwicarana. mbonye uwo muntu aguhamagara kuko hari umugisha wawe afite. yarabirahiriye mu mutima, ntabyo nzi. yarabiraye mu mutima, ntago ubizi, agira n'abo baganira. yego ariko mbonye
mwicaye ku meza amwe murasangira, mbona musubiye mu bintu byanyu, mbona muhuje amaboko, mbona muteye imbere, mbona icyitwa umugisha live. Reka none naguhanurire umugisha live. Hano turi ku muvugizi. Yego, umugisha live cano yawe Imana irayizamuye ku rwego utanatekerezaga. Ibyo n'ibitabo uzavuge ko ntari umuhanuzi, niba Imana yantumye kuri Mama Chance uzamenye ko atari yo yantumye. Uratanga igihe se ndagitanga ngiye ntegeka Imana. Oya, ku kijyanye n'amafaranga cyo nkeneye igihe. Ukeneye igihe se wowe utegeka Imana? Ko ndayakeneye. Wowe utegeka Imana, akira ubuhanuzi nta nubwo nkeneye kubyizera. Amafaranga yo. Ahubwo weho naza uzamenye ko ari Imana yari yagize ute, yari yabikubwiye. Nanjye reka njyewe ibintu iyo ndi mu bintu by'Imana reka nanjye mbivugira, ntago njya nshyiramo amarangamutima. Oya, nanjye reka mbivugira aha. Imana irabizi ko iyo umuhanuzi ahanuye bigasohora ntabwo itura. Sinjya nirengagiza umuhanuzi. Yego, njyewe iyo ndi gusenga, abantu mwese muranzi, yaba ari hanze mwakize mwabonye akazi, yaba ari mu gihugu cyacu mwabyaye mwakoze ubukwe mwakize, senga mba ndimo. Kandi ubwo niyo ngiye ndi mu bindi mbikora nshishikaye. Njyewe nta n'ikintu njya nkora ntashishikaye. Bantu bari muri Canada, abantu bari muri Amerika, abantu bamfitiye amafaranga mujyame. Oya, Imana ivuze ko ugiye kwakira. Haleluya. Ari n'igihe nimba hari n'uwo mwigeze muvugana atariho inzira. Hari n'igihe ugiye gukora iki kintu akubonye nonaha cyangwa se yumvishe ubu butumwa aka kanya agahita akorwaho. Ntagakorwaho kuko arakora icyo Imana yavuze. Nikenereye na kamera. Urumva? Abuze ikibaye hano nticaye hano. Banyemereye apply now. None se urumva ni delegite nyine, ubundi duhanura delegite, duhanura abari live. Ubundi nje higo nyine nje abari live, yo duhanura abari live iyo basingwina apply now. Nje urumva ni live ubwo umugisha, ubwo ntikikemutse cy'umugisha live wakirakemutse kuko Imana ariko nyiringa Imana izamuye umugisha live. Bisoye nimba wagoye kwa applying, banyemereye kwa applying. Okay, icecekere rero. Ubu nagereje kuvuga ngo icecekere. Oya, ibyo byihorere. Karaka message ibyo byihorere. Njyewe iyo reka nkubwire, natangiye guhanura mfite imyaka 7. Abantu bari ku Gisozi mu byibuka. Nje sindi uw'Irusizi, sindi wo ku Gisenyi, ntago nje nakuri Igicumbi, ntago ndi kuvuga ibintu biri mu mujyi wa Kigali. Abantu banzi muri paruwasi ya Gasave muzi Juste yuzura umwuka wera. Ni gakondo Juste. Abantu batazabona turimo dusazwa na social media, turimo dushaka views ngo twishyura amazu, tugire gute, bagire ngo nta mwuka w'Imana utubamo. Boretse. Aha. Kuki musazwa na social media na views mu matiku? Nk'abakozi b'Imana mwabuze ibyo muvuga, mwabuze kuvuga ngo Yesu araje, Matayo aravuga gutya, Yohana aravuga gutya, izo views murazibona. Kuki mwiringira mu matiku mutiringiye mu ijambo ry'Imana nk'abakozi b'Imana kandi muvuga ko muyivugira? Ndagusubiza mu magambo abiri. Yego. Ijambo rya mbere, Dawidi yarongoye umugore wa Uriya ari umuntu Imana yishimira. Kandi Uriya yanamuhitanye yamugeze. Yego. Icya kabiri, umwe yaravuze ngo banza ubyumve neza, umwe yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Yego. Rero twebwe turi ku isi ntituragera hehe mu ijuru. Igihe cyose ngambira gukora ibyiza ariko ibibi bikantanga imbere. Ngambirira gukora ibyiza. Hanyuma ijambo rikavuga ngo iki? Dukora ibyaha ngo ubuntu busage. Oya, ntibikabe. Nuvuga ngo rero ngiye Juste kuba nazindurwa n'akazi. Erega wireba Juste wenyine. N'umurokore ukora muri biro hari utuntu tw'udusheka ajya nyereza. Nyine ko agambira gukora ibyiza ariko ibibi bikamutanga hehe imbere. N'umurokore umuririmbyi aba ari umukiri n'ahantu
akajya asiba bitateganyijwe akirwaza kuko agerageza gukora ibyiza. Hoya ntabwo ari inzitwazo, hoya duhora duharanira gukiranuka, ariko kuko akazi buri muntu wese mu kazi ni ukuri mu kazi akora, buri muntu wese unkurikiranye arabyuka agasenga, yamara gusenga akajya mu kazi, ariko ntamenya aho ibikwazo bigize ute bikomotse. Reka mubwire hano bantu ukuntu, hano abanyamadini ukuntu bashukana. Ngizenya nari umwenjeneri n'ibyo nigiye, ntabwo nizi itangazamakuru n'ay'umuntu. Soje kwiga nari umwenjeneri design, mujye munama akazi mbubakire, by the way design zo mu nzu, finissage y'inzu ndayikora neza cyane. Ama coffee shop, ububari, ama pharmacy, mfite nyinshi nakoze kandi zizwi. Ejo bundi rero nza gukora accident, ariho nkore accident nakoraga nari nkaze, nakoraga kwa Jeannette Kagame muri FAO, ariho nkorera accident. Birangije mu buzima biracanganye, koza accident we wenyine, nta mama nta papa nta uri bugufasha, uri bugusupport. Ejo bundi ndicaye ndavuga ntariko se wakwigira mu itangazamakuru ko mfite umuntu kandi ndawufite. Abanyamadini babarasheza, ubwo ndi kubasubirizamo ibyo giyama n'ibiki, utangiye kwiya abakozi b'Imana kanisha nta n'uwamaye igiceri cy'ijana. Wanaga mbwire ngo Bobo ndakuremeye, dore nta kaboko gifite, genda wicare hano mu mujyi ucuruza inkweto cyangwa amabogisa. Nta n'uwamaje ngo waraye ute bimeze bite, ahubwo ari kumbaza aho nkuru umuganda. Ikintu mbwirira abantu, abe nk'umupasiteri uri muri iri tiko, bana cyo tubwizanye ukuri, Justin avango wavuye mu itiko, ako ducuruza itiko. Reka rero aho ngaho nkubwire, nta hantu hatabitiko, buretse nkubwire, ahubwo biterwa n'itiko irya ryo. buretse nkubwire, oya buretse nanjye ngusobanure, oya kansobanura ako kantu, buretse nkubwire. Bobo nuza hano Justin yafatiwe mu kabari, sibyo? Ukaza ukicara ku muvugizi TV, ibintu byanyuze wenda kukuri nyako ko yafatiwe ku kabari, ukaza ukavuga utese koko birakwiriye ko umukozi w'Imana yari kuba ari hari, kuki wumva ibyo ari itiko? Ariko oya ni itiko ryejejwe. Hoya ntago ryejejwe gute? Uri umunyamakuru, buretse nkubwire, mwebwe mutandukanye ibintu, ntago ndi bwemeranye nawe. Uri umunyamakuru, ikinyamakuru cyawe kiri gutangaza ibintu, iyo content uyibonye ahantu, tuvuge gutyo, uraje nawe utanze igitekerezo, urambwira gute ko ari itiko nimba ibintu? None se ubu n'abayobozi bicara mu matiku, noneho ko bicara bakavuga uti kariya kabari karagasakuriza abantu, nabwo baba bari mu matiku. Ngogira message umera abo bantu, nukuvuga ngo pasiteri bamveho, umva nkubwire itiko rya mbere, nuza weho ukavuga ikintu kitabaye ku muntu. Kwa umusaza nabonye bagarutse muri mu murongo, inde haraje hashye, haraje hashye, ari umwapotre Apotre Yongwe se? We Apotre Yongwe nimba biriya bintu abigarutsemo amenye ko agiye gusara. Umva ngutangariza iri jambo nemye, nimba biriya bintu Aposo Yongwe abigarutsemo amenye ko agiye gusara. Buretse nkubwire, ari ukuntu views zidushuka, ukabona channel yaguye, wakwatsa umuriro ukavuga, ariko ejo y'umuriro guhindukiranye, wibaza icyatumye ibyo bintu. Apotre Yongwe arasaze, ndavuze ngo biriya bintu nimba yabigarutsemo agiye gusara. Rega buryo umuhanuzi avuze ngo Yohana, oya erega none se na waranze ari amazina yatangaje atinya, ntaga yatinya ahubwo arayubahuka. Twebwe ntiyatuvuga, oya ntabizi se, we yitangiye itangazo, oya wenda arabangwa kuwa mbere ingofero, kwa kabiri ingofero, buri munsi kugeza muri weekend arabango nigarukiye naje. Wenda Yongwe ikintu yari yararindiriye, yaje kubita ikintu kimeze nk'igipuraka abantu ko ibyo bintu atazabisubiramo, kuko yarabizi neza ko atarafungurwa byemewe, biri official.
neze ntabwo yarakiri muri gereza uwo yari ukuntu bagufungura ntabyo ariko bakagufungura ugikurikiranwa ni n'ijisito bivuze none se siko bimeze rero akimara gufungurwa byeruye byari ngombwa ko yatsumuriwe ko buriya ari kuzakora agakosa kamwe ubwo yafunguwe ryari apo ni nawe ubizi inde niwe ubizi yo ngo uzagenda umuhamagara umukoresha ikiganiro mubaza nimba yagarutse muri iyi mihanda zigiye kumwakana abimenye ariko icyo twari twibereyemo gusa wenda sisiteme yakoreragamo pe ntiyamuhaga viyuzi ariko iyo yahinduye iri kumuha viyuzi nibyo rero nakubwiye umugoroba w'ubuhanuzi najyaga mirani ngasanga ni nyine uriho n'abantu babiri nanjye nuko niba ari famiye yiwe yiberagaho gusa ariko by'ukuri abantu tujye twubahana tunagire uwo ni umutumirwa yego jisite wampaye akamaro kamwita akamaro akira muvana warumbwiye ati bwira uyu muntu aho turi ngo nk'umushumba barimo barambuza ngo nimba muri ibi batanunze oya bobo reka nkubwire njyewe ntago hari ibintu ntemera ntago uwo muntu sohoka umuyobore mwana urumva nta muntu n'uyu n'umwe urumva wewe ubwawe bobo uzakubwira ngo uri mu matiku sibyo zanayakora ariko amatiku ari hehe ese ubundi amatiku ni iki ni ukuvuga ngo tuvuge n'urugero reba nk'amatiku ejo narari bakoreye abantu kugira ngo mbanze mbereke ko ibyo bita amatiku none njye hariya nahita mbyataka ni gute umugabo wagusura mwese muri abadivorose inkongoro zigacicikana ingofero zigacicikana inkoni zigacicikana ese ninde wambitse undi ngofero noneho rero ni ukuvuga ngo iyo uri bene nk'iyo oya ntabwo ibyo nshaka kubijyamo ninde wambitse undi ngofero ibyo njye sinshaka kubijyamo mutasi yambitse Gerard oya ibyo ntabwo nshaka kubijyamo abantu babonye ikiganiro aho ayo rero niyo matiku nari mbakiniye ariko se ho nuza ukavuga ngo ibi n'ibi kuki umuntu rero abantu mukwiye gutandukanya uzi buriya nkora biriya hari udukometi najyaga mbona ngo jisite ngo yitweshya ngo wavuye mu matiku ariko buriya amaze gukora ariya tiku nibwo nahise mbona nyine ko ndikoze abantu banjye noneho banjye bambwira uti bigarutsemo ni ibiki kuko urumva erega njye hari abantu nemera umuntu arambwira uti jisite ibyo ugarutsemo ni ibiki ngira ikibazo akama 1,000 mpita mubwira uti rero ibi bintu nagarutsemo nagira ngo mbereke amatiku nibyo muba mwitiranya amatiku ariko se ubwo ko nzi uko werejwe umurimo ukomeye imana ko imaje kuvuga ko iguhaye amafaranga ejo uramwishyura ejo urishyura uzi ko ntajya mburaga njyewe mu bintu by'imana ndayitinya mwana aho ngeze niyo utinya imana ku buryo bukomeye ndavuga ubwo uti ndayitinya nkanayubaha utinya imana ubwo ukiri igitinyitse erega nyine buri wese agira uko yizera ibintu nuko yumva ibintu imana ni papa imana ni umubyeyi wanjye iyo rero wubaha no mu mafuti yanjye umva ijambo nyine dukorera imana fada umva se dukorera imana siko ijambo rivuga tuyitinya duhinda umushyitsi urakoze cyane bobo ubwo buhanuzi amashansi gusa abantu tuganiriye nabo amashansi agiye guseba yongwa agiye gusara ntabwo ari byo mvuze pe ndavuze ngo nimba biriya bintu yongwa bigarutsemo wimbeshyera nimba biriya bintu yongwa bigarutsemo agiye guhuriramo n'akaga ubwo rero ariko ibyo ntabwo ari imana ibimbwiye bya yongwe ubanza unyumve neza ntabwo ibyo bintu mvuze kuri yongwe ntabwo ari imana ibimbwiye ni igitekerezo ntanze nk'uko warumbajije abashumba murasimazi bayamara imana bane namwe mukande subscribe share comment kandi uyo mureba ibiganiro mubirangize bantu mwandika commentaire mutukana turabashimiye ni mwebwe muntera courage iyo mudatukanye manumva muna bye nashoje imana ibamugisha